Yes, code rapa TV show njye nitwa confiance ndaje ngo tubane dikura ku muri kubana natwe umunsi ku munsi kwera dukorana kuri buri kimwe ndashimira Shema Yves ari kubafata neza cyane kuri stories za buri mwanya buri kimwe cyose ndishoboka ko mutegeze mwicwa n'irongo nanyi nkabanje kugira ngo mbafashe nkomeze kubagezaho zimwe mu nkuru z'ipino z'ibica bigace kano hanze z'imyidagaduro muri rusange murabizi ko twebwe dufite gahunda yo kuza kubafata neza umunsi ku munsi tubagezaho actuality bizbite hanze byifashe gute mu showbiz nyarwanda ndetse n'andi mpuzamahanga agiye atandukanye bigiye byifashe bite mu bastar mu byamamare n'iki kigenda kivugwa twe turi tayari code rapa TV show nka tugakora subscribe kurikirana inkuru zacu umunsi ku munsi igira uruhare mu bitekerezo muri nkuru zimwe na zimwe tugira tukugezaho kugira ngo ibintu bigenda neza cyane ibintu bibe ari fresh tunabashimira ko abenshi mubikora mwamaze kubigira ibyanyu ati tuje kuvuga ku kirero tuje kuvuga ku mustari Butera Knowles cyangwa se Mama Jeanne ngira ngo uyu ni umuhanzi ukunzwe cyane ni umuhanzikazi nyarwanda uridinza abandi ni umuhanzikazi mu myaka 10 uyoboye umuziki nyarwanda nk'umwari mutegarugori ibyo ngibyo ntabwo je kubivuga because cyo umufana ntabwo je kubivuga kubera ko Butera Knowles ahubwo iyo ngiyo niyo reality hari yes niyo reality hari niko kuri yaba nje yawe iki ni ikintu tudashidikanyaho kuvuga ko Butera Knowles ayoboye umuziki nyarwanda ayoboye n'abari n'abategarugori muri rusange mu kuyobora uyu muziki ari wa mbere rwose twavuga ko iyo tugiye muri kategori kuvuga ngo abadamu cyangwa se abakobwa mu nyarwanda mu muziki uyoboye abandi n'inde n'ucabana rwose n'ucabana ntawajya kugira ntawajya kubitindamo yabyibazaho byinshi uti rero bimeze bite hari factor nyinshi cyangwa se hari ibyo tumyagendaho byinshi kumara imyaka 10 yose akipinga kuri initiate kubera twabivuga muri terime z'abasportif bakunda kubivuga ko ikipe imaze kangahe yenda iyobora idatsinda itsindwa niwe twavuga ko ari winning team nkuko igeze no kubiririmba uyu mudamu rero ntabwo twabita umugabo kuko ni umudamu umaze kwibaruka abana babiri mu myaka 2012 ubwo yatangiraga umuziki yaje bano babimwibazaho byinshi cyane ko muri industry twavuga icyo gihe yazamukanaga n'itwa Oda Pasi ariko icyo gihe mu bakobwa bavuga ko hari abari imbere cyane barimo Miss Jojo ndetse na Miss Chanel ariko bose bagiye bamusiga mu muziki arakomeza arakora yaba Oda Pasi baba ko bazamukanye bagiye basa nk'abatsikira ntibakomeze so ariko mu 2022 Butera Knowles turacyamubona Butera Knowles arakigaragaza aracyaduha umuziki ngira ngo indirimbo iheruka nitobora imwe mu ndirimbo ifite amashusho meza cyane y'abantu benshi bakunze bitewe n'aba characters aba actor na actress yakoreshejemo Butera Knowles kandi tuvuga umenye ko yatwaye kuri musiga mu superstar PDGSS twavuga ko cyari igihembo gikuru twavuga ko cyabaga umuhanzi uridinze uyoboye abandi muri rusange mu myaka yashize mu Rwanda nubwo yaje guhagarara Butera Knowles twavuga ko ari umuhanzi wa keeping the figure ye how she looks uburyo ki agaragara muri societe uburyo agaragara nk'umustar kuri uyu mwanya twavuga ko ari ikintu y'agaciro ku rwego rwo hejuru ari ikintu yubatse akanagisigasira kuko iturebye Knowles 2022 tukareba Knowles muri iyo myaka igiye itandukanye ni umuntu twavuga uzi gukipinga figure ye ni umuntu uzi kwitaho ashize imyaka yose akora umuziki yamaze kuba umudamu yibarutse inshuro ebyiri ariko ntabwo wamutarugana Knowles 2015 maybe bikatubwena nka urumva imyaka ishize yose ni umuntu twavuga ko agaragara neza kabisa ntabwo wabona ko nta nubwo namenye ko rwose afite n'urugo afite n'izindi nshingano nyuma y'umuziki byatandukanye cyane ni umuntu uzi kwiyitaho ku rwego rwo hejuru icyo twavuga muri rusange ikindi twavuga kuri Butera Knowles ni umuntu uzi uburyo abasha kumanaginga
situation ukuntu basha guca mu bibazo bya buri munsi nk'abastar. Bimwe na bimwe usanga bituma benshi bakunda kuva mu muziki bitewe n'inkuru zabanditsweho byagiye bavugwaho. Ibindi twabaho kuri Butera Knowles ntago ari ibintu byatari, ntago ari ikibazo kuri we, kubera ko turavuga ibi ngibi mu myaka yashize hagiye havuga byinshi kuri we na Safi Madiba, ibijyanye ngo n'urukundo rwagiye ruvugwa, ibintu bihavugwa byinshi cyane bibasaga ndende, ariko ntabwo ugeze muca intege, ibyo yarabaye birarangira kugeza ubwo arushikaye na Ishimwe Clement agakomeza agakora kuri uyu mwanya twari tukimubona nka Knowles Butera udugezaho produits zimeze neza by'umuziki mwiza. Iyi ngiyi twavuga ko ari ikintu abahanzikazi bari n'abategarugori kujya mu muziki muri uyu mwanya cyangwa nawe urimo bagomba kurebera kuri Knowles, kuko already ntabwo twavuga ko hari uwo batangiye ikiwukora, si abarindi ntawe kuna bawonga ba udapasi ntabwo bakiwurimo, bagiye bazima nka Grace ntabwo tukibona neza cyane, ntabwo igaragaza mu gihe tubona ko Butera Knowles agira continuité ahozaho kabisa, ntabwo zari rimwe ngo tumubure. Ari ikintu cyiza n'abandi bakwe kugitamukira muri rusange. Akaryo twagenda tuvuga kuri Butera Knowles abashiye gukomeza ikiragiye cyose agakora umuziki mwiza, agakomeza gushimisha abantu, nubwo twaba tukimukurikirana tuduhereza ibintu byiza bifite character. Iki ni ikintu cyiza kabisa. Ikindi nyine twabigarutse ko yanatwaye tumusiga mu superstar ubwo mu myaka nyine itambutse mbere yuko irushanwa rihagarara. So ni byinshi twavuga, ariko byose tubivuze kubera iki uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 nta kintu gitumye tuzana iyi nkuru, ahubwo twagiye tubabwire kubijyanye n'isabukuru Butera Knowles nyine yakorewe n'umugabo we Ishimwe Clement, akabona producer we akaba yamukoreye isabukuru rwose nziza cyane, amushimira ambwati you are the queen, turi queen kabisa muri uyu muziki nyarwanda muri imyaka yose. Nka mama w'abana babiri harimo nyine Ishimwe Butera n'imfura ye n'uwitwa Inzora, yes ari abana babiri, ati byiza cyane rwose bamaze kugira naho amushimira nk'umubyeyi umudamu we w'icyitegererezo kandi akunda nishimira. So minsi yashize twavuga ku bijyanye na trip bari bakoze batembera muri Portugal mu Bufaransa, ari byiza cyane muri no sama turi kuvamo, ubona ko abantu bafite famille imeze neza kandi bakundana ku rwego rugaragara rwo hejuru. So icyo twavuga ko kuri uyu munsi nyine ibijyanye n'isabukuru ya Butera Knowles, nuko twabanje kuvuga kuri bimwe byagiye muranga mu myaka yashize, ari isabukuru nyine umugabo yamukoreraga, bavuga ko ari yamufashe muri runo rugendo rwose, komeza kwitwara neza yaba mu muziki buri kimwe watugeza tubona, n'umugabo wishimwe kabigize mu ariko genda ntawamenya ahangaza ko ari kuba ari hehe yaza kuba batari kumwe. Ari ikintu cyiza cyane cyo kwishimira no gushima muri rusange. Naho bundi iyi ni URABARUTA TV show, kugira ngo komeza ubane natwe ukurikirane inkuru twigenda tukugezaho. Njye nitwa Confiance, stay touch.